Reka twizere ko aho muri hose mumerewe neza kandi abari ku manywa cyangwa se abari mu gihe cy'umugoroba aho dukurikirana uri hose ukaba ukurikirana Otisi Group TV twongeye kugusuhuza cyane kandi tubwira wowe uri mu byiza uri mu bihe byiza tukubwira ngo Imana ishimwe tukubwira nawe ushobora kuba uri mu bihe by'ibibazo cyangwa se ukaba utamerewe neza ubu ngubu tukubwira ngo ihangane kuko mu isi haba hariho ibihe byo kuba byiza cyangwa bibi ku muntu ariko ibyo byose nyine umuntu abinyuramo kandi agakomeza agashima Imana. Yes, rero uyu munsi ni ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2023 nk'uko bisanzwe. Rero nyine Otisi Group TV tuba twaragiye tukongera tugashaka andi makuru atandukanye, amakuru n'ubundi abakomeza agaruka ku mushinga wa P-Network aho tuba tuvuga ngo ya makuru uba ukeneye kumenya, ya makuru uba ukeneye kumva ukayagiraho ubumenyi, ukayagiraho byinshi bigufasha cyane bikomeza kukubaka muri uyu mushinga. Yes, rero amakuru arahari kandi menshi cyane, ngira ngo abenshi muba muzi ko hari amakuru n'ubundi abagenda trendinga ariko nanone ukaba utarayabonera ubusesenguzi, ukaba utarayabonera amakuru wenda uvuga uti mfite Otisi Group iragendiriye ntohereza. Abenshi nyine bajya banabitwereka bakabitubwira bakatubwira bati nk'aya makuru twayabonye nka Otisi Group mudufashe kuyasesengura cyangwa se muyadukurikiranire tumenye ariyo. Nubwo rimwe na rimwe ayo makuru yose nyine uko abantu bana yaduha atari ko tuyazana, ariko byibuze muba mwagaragaje ko Otisi Group muyizera kandi muba muzi ko ishobora kugenda ikagera kure ikazana amakuru menshi atandukanye. Rero uyu munsi ushobora kwibaza ngo mbese muri uyu mwanya ni iki tuje kuvugaho, ni ayahe makuru tuje kuganiraho. Icyambere muzi ko hari amakuru menshi amaze iminsi atambuka mu binyamakuru bitandukanye. Ikintu cyambere twaheraho nuko abantu benshi uyu munsi bakomeje kuba biteguye kuvuga ngo mbese open mainnet zaba ryari. Abandi ikindi kibazo bagifite gikomeye ni ukuvuga ngo mbese ko tutageze tubona KYC na rimwe, KYC zizaza cyane zizaza. Abandi nabo nabakoze migration ariko uyu munsi wa none bakaba bataragira available balance. Ibyo rero nibyo bibazo bitatu bihari bikomeye. Icyambere no kwibaza ngo mbese open mainnet ku bantu bamayininze bamaze imyaka hafi 3 izabaho ryari cyangwa izaba cyangwa ntizaba. Icyo ni kimwe mu by'abantu bibaza cyane hirya no hino ku isi. Icya kabiri nyine nkuko nari mbivuze ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo abantu batigeze babona KYC na rimwe, buri gihe uyu munsi iyo bagerageje no kuyisaba bahabwa butumwa nyine bubabwira ngo murakoze ngo kuyisaba ngo ariko ntayihari. Ubwa gatatu rero nabiswe ko bayikoze ariko bakora icyo bita migration payi zabo nizijye kuri available balance. Abo nabo ni bamwe mu kindi cyiciro gihari kandi kirimo abantu benshi. N'ikindi cyiciro cya kane twari twibagiye kuvugaho ni icyiciro n'ubundi cy'abakoze KYC uyu munsi zikaba zitaraba approved, zikaba zitaraba icyatsi. Muri makeya murumva uru rugendo rurimwo ibibazo bine nibyo bibazo bihari. Icyambere no kwibaza ngo mbese umushinga wa P-Network igihe twahereye tumayiningira cyangwa tubwirwa amakuru yawo uzaza ku mugaragaro ryari, uzafungura isoko ryari, agaciro ka payi kazaboneka ryari. Cyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ni abantu bamayininze barangiza bagakora KYC ariko uyu munsi bakaba payi zabo batarazibona zitaragira kuri available balance. Cya gatatu ni umuntu wese nawe wamayininze uyu munsi akaba ataragira amahirwe yo kubona iyo KYC. Uwa kane we ni umuntu wakoze n'iyo KYC ariko bikaba bitaremerwa, bikaba bitipendinze mu kirere. Abo bose rero ibyo byiciro uko ari bine tubiziranyeho twese tuzi ko ari cyo kibazo gihari muri community ya P-Network. Yes, rero hanyuma amakuru yo tuba tugarukanye ni amakuru ashobora kuguhumuriza, ni amakuru ashobora kugufasha kuri ibyo byose nyine nk'uko twariho tubivuga hejuru nk'uko ari ibibazo bine. Ikindi cya kabiri nubwo
kenshi tubyibagirwa cyangwa se kuba team ikabisobanura ariko ejo ugasanga ntukibyibuka wowe nanjye sinkibyibuka ariko twibukiranye ko muri challenges zose ziba zihari kuba team iba yarazivuzeho iba yaragiye isobanura byinshi wenda nuko abantu bamwe nyine tuba twarabyibagiwe cyangwa abandi batanabisomye ariko yakunze kugaragaza ibyo bibazo bigendanye nk'uko tubivuze hejuru yagiye bisobanuraho cyane. Yes, rero amakuru avugwa muzi ko hari igihe kinini twakunze kuvuga ngo mu Bushinwa niho hantu hambere hari ihuriro ry'ubucuruzi bwa P-Network ndetse iby'umwihariko tuvuga uruhare rwayo n'amabanki aho jewe hashize nk'umwaka urenga cyangwa hafi umwaka n'igice hari nigeze nanabibereka abakurikirana OTC group mu rubuga rwayo nigeze mbereka groupe y'abashinwa tubamo irimwo abashinwa batarenga 15 baba leader ariko umuyobozi wabo twigeze tuganira ubwiwe ampishurira ibanga ryavugaga yuko amabanki ariho ahuza systeme yayo ndetse na P-Network n'umushinga wa P-Network ambwira ati rwose umunsi bizaba byakozwe neza byarangiye neza icyo gihe ibintu byose bizaba byagiye ku murongo bimeze neza wenda mu kiganiro gitashobora kuzabereka iyo proof biracyahari abo bantu barahari. Kubimbwira numvaga ari nk'ibintu bisanzwe ariko nanone nkumva simbishyikiriye. Rero twagize umugisha muri iyi minsi tugenda twumva n'amakuru y'umuntu noneho twavuga ngo ni mwene wacu w'umurundi uri hano mu Bushinwa aho yagarutse cyane we kwibonera nawe amakuru ari live akagenda atungurwa nawe cyane kubera ko murazi iyo ikintu kidafite amakuru ubwo kiba gisa nkaho nyine sans information nukuvuga ngo nta kintu buzi nta gaciro k'ikintu uba ufite ariko urumva kugira amakuru nyine nicyo cyambere kiba gikenewe. Rero uyu muvandimwe uba mu Bushinwa witwa Emmanuel w'umurundi numwe mu bantu tumaze kuba tuvugana byarantangaje cyane tuganiriye ahitambwira ati rwose OTC group ndayizi cyane sanzwe nyibona ndayizi nkurikirana ibiganiro byayo nawe mbanze musuhuze cyane kandi mushimire ko nyine akurikirana ibiganiro bya OTC group ndetse ubu twavuga ngo numwe mu bantu nawe tugiye kuba dukorana cyane tuvugana cyane nk'uko muzi ko OTC group yagiye igira uruhare rukomeye cyane kugira ngo ifashe all pioneers dubasha kumva ururimi rumwe ari bo banyarwanda n'abarundi ndetse wenda n'abanyarwanda ba mu bihugu bitandukanye bya diaspora cyangwa se hirya no hino muri Afurika aho mukurikirana OTC group cyane cyane nyine tuba tuvuga ku bamenye umushinga wa P-Network. Yes, rero uyu Emmanuel hari amakuru menshi cyane yagiye atambutsa yaba mu mavideo yaba mu audio agaragaza cyane wenda nk'ama conference yabaga yitabiriye yabaye mfite nk'umuntu watumiwe nyine kugira ngo wenda ashobore kuba yanatanga ubuhamya birumvikana aho abashinwa bo nyine baba bamutumiye nk'umuntu bumva ko nawe afite abandi azaha amakuru. Yes, intego ya mbere rero ni ukumushimira kuko amakuru yarayamenye ntiyayihererana ndetse kandi uburyo yagiye ashobora kuba amakuru sharing abantu batandukanye ndetse abantu benshi bakagenda bayamenya urumva ibyo ubwabyo ni umusanzu nawe ukomeye aba yatanze nkuko OTC group n'abandi bantu batandukanye twese twagiye dukomeza kubaka uyu musingi umwe w'amakuru ya P-Network y'ibivugwa kuri P-Network. Yes, Emmanuel rero numwe mu bitabiraga ama conference atandukanye hariya mu gihugu cy'Ubushinwa aho yagarukaga avuga yuko kugeza uyu munsi P-Network mu Bushinwa kiri kubakirwa usability ibintu bikomeye cyane igomba gukoreshwamo. Urugero rw'ikintu gikomeye yagarutseho ni systeme y'amabanki yaho uburyo iriho ihuza nzira za application ndetse akaba hari n'amatelefone yihariye
ariho agurishwa cyangwa azanagurishwa ariko agizwemwo application yayo hafi ya yose na Pi network. Bivuga ngo ayo matelefone n'ubundi akaba azaba afite ubushobozi bwo kuguhuza n'amasoko atandukanye, ndetse kubera na tekinoloji akoranye akaba afite uburyo azaba yamamaza umushinga wa Pi network ku rwego mpuzamahanga kurushaho. Yagarutse ku bigo bikomeye hari mu gihugu cy'Ubushinwa bigenda nabyo bigaragaza ko byiteguye gukorana n'umushinga wa Pi network. Ibyo rero iyo ubyumvise akenshi iyo twabisomaga mu binyamakuru, akenshi iyo ubyumva bihise ku ma Instagram, ku ma Facebook, kuri YouTube, ari igihe uvuga ati ni Abashinwa, ni Abazungu bari kudutuburira, ariko mu by'ukuri urumva kwakira amakuru y'umuvandimwe uba uhibereye yabyiboneye, yabaye invite muri izo conference zitandukanye. Ibyo ubwabyo ni ubuhamya, ni testimony ikomeye cyane, kuko uvuga ngo uko biri kose twe twagiye tuvuga aya makuru dushingiye kuri past experience, aho uvuga ngo ibi bintu nzi ko bikora, ibi bintu nabibayemo, ibi bintu nabinyuzemo, nzi ko digital currency ari ubutunzi, it's asset, ni amafaranga, ni umutungo uba ushobora anytime guhindura ubuzima bwawe, guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Yes, ibyo rero tukaba twaragiye tubibona, ari byo byadukomezaga twe kubivuga no kubisobanurira abantu wenda baje muri ibi bintu ari ubwa mbere, batazi n'ibyo ari byo, batari no kubyumva even kugeza uyu munsi, ariko uko duhora tubivuga, uko tubisobanura, uyu munsi abantu bagenda babyumva banabyakira kuko bya bintu bishoboka kuba byo. Yes, rero kumva ayo makuru ukongeraho nandi wumvise, ukongeraho noneho nayo umenye uyu munsi ari live, ibyo byose ni bimwe nyine tuba turi kukubwira ngo biri kubaka izihe mbaraga. Imbaraga za mbere byubaka nuko urushaho gusobanukirwa ko ibyo urimo atari imikino, ibyo urimo bifite ejo heza, bifite ababihagarariye, bifite ababirebereye, bifite umurongo muzima byubakiyeho. Ariyo mpamvu bakubwira ko Pi network uyu munsi nubwo itaraza ku isoko, ntago yanze kuza ku isoko kuko habuze ubushobozi, habuze igituma yahagera, ahubwo yanze kuza ku isoko ije kubaka ibiranduka vuba, cyangwa se ije kubaka ibitazagira ireme. Ariyo mpamvu igikomeje kubaka ibifite ireme, kugira ngo umuntu wese ku isi aho ari hose wabashije kumenya uyu mushinga abashe kuvuga ngo uyu munsi ndashonje, uyu munsi naburara, uyu munsi inzara yanyica, ariko tomorrow it's more than tomorrow is future yawe izaba ari nziza. Kandi kuba warihanganye muri uyu mushinga ukazavuga ngo byibuze cyagiye nihanganye, cyagiye na miningaga za Pi zanjye nihanganye kumayininga, uyu munsi noneho nizo zibyaye umusaruro. Abantu benshi rero twongere tubibutse, mu by'ukuri hari abantu uyu munsi bafashe Pi zabo bamayiningaga, barazireka, ama application barajugunya, ibintu kumva ko Pi ari ikintu kizima babitesha agaciro, barabireka. Mu by'ukuri twakunze kukubwira ngo uba wihima wowe ubwawe, ntago ufite uwuhima. Ariyo mpamvu mubwira ngo uyu munsi Pi yawe ushobora kongera kuyikangura, wayibyutsa my friend. Ntago ari igihe ukwiye gufata app yawe wakoresheje wamayininze ngo ujugunye, kandi igihe nikigera ari cyo gihe wakwicuza ukavuga ngo kuki ntabikomeje, kuki ntakomeje ngo mininge. Wibuka ko uyu munsi Pi wabonye nta wundi wazibona, wibuka ko Pi ufite agaciro kazo uyu munsi, igihe cyose katangazwa kagenwa, izo ufite nizo zawe, kuzarinda isi irangiye nta zindi uzabona. Ariyo mpamvu ugomba kuzibungabunga. Iyo tuvuga ibi twongera kwibutsa na wa muntu uyu munsi uri gufata Pi ziwe akazijugunya, mu by'ukuri akazitesha agaciro. Ntago Pi ari ikintu wahawe ukwiye gutesha agaciro. Ibyo nibyo nyine tuba tuvuga yuko uba wagiye mu bintu utumva, ntushake no kubimenya ubwawe, nawe ukabigira uruhare mu kubitesha agaciro. Nta mpamvu yo kubona abantu bamayininze bari gufata Pi zabo bakazitesha agaciro, bakasa nkaho baziterana nk'ibijumba byabuze isoko, nk'ibijumba byabuze umuguzi. Kera hari igihe abantu umukiriya yajyaga mu isoko ahambira hanyine cyane,
ugasanga nk'umuntu wajyanye ibijumba mu isoko mu gitondo atangiye avuga ati igitebo cy'ibijumba nazanye ni 100, ni igiceri cy'ijana cyabaga gifite agaciro cyane, akakibura bakageraho bamuha 70, akajya bamuha 80, byajya kujya nimugoroba ntabone n'umuha na veni, cya gitebo cy'ibijumba akagiterura akakimena mu isoko akigendera, akavuga ati ubu nyine cyabuze isoko. Pi rero ntabwo ari ibintu byabuze isoko, ntabwo ari ibintu bidafite agaciro utekereza ko nazo uzagera igihe ukazimena nk'ibintu bya fake bidafite icyo bimaze. Twongere tugukangurire ko uyu munsi wa none amahirwe ufite nuko wumva amakuru, nuko umenya amakuru y'uyu mushinga aho ugeze, ugenda wumva ibiganiro bitandukanye. Ayo mpamvu tukubwira ngo niki ubundi wowe ubwawe kigutera gufata app yawe wamayiningaga ukareka kongera kumayininga ugahagarara, kandi mu by'ukuri ibikorwa byose kuri uyu mushinga ntacyo utamenya, nta makuru utamenya. Twakubwira ngo ongera ugerageze umayininge, wongere wishyireho gahunda, ushyire ku gihe gahunda yawe yo kumayininga. Icya kabiri, twababwiye kenshi ko amahirwe aracyahari kugira ngo mukomeze mwinviting inshuti zanyu, abavandimwe, bamwe mushobora kubwira bakabumva. Tuzi ko nyine hari nabo ubwira ntibakumve, cyangwa se n'abatakumva n'abaguseka, ariko abo ubona wahesha umugisha wo kumenya uyu mushinga ubibabwire. Ni no limit, amahirwe yose agihari, nubwo application yiwe yazakuramo payi 5, nubwo yabona payi 10, ariko akazibuka ko yagushimira kuko wamubwiye. Yes, rero ibyo ni umusanzu wawe n'uwanjye twese kugira ngo dukomeze tubikore neza. Ikindi cya kabiri ni ukwibutsa wowe uriho ukishaka kugurisha payi, mu by'ukuri ibuka neza ko uri kurya ibitumbwe, uri kurya ibiteze, uri kurya ibishobora no kukugiraho ingaruka kuko uri gukoresha payi mu buryo butemewe. Tukwibutse ko amakuru ya P network amenshi uzarushaho kugenda uyabona, ayo ufiteho impungenge, ibyo utarasobanukirwa, amakuru yabyo yose arahari. Gusa iyi nkuru yacu twariho tukubwira ngo amafaranga ya P network mu mushinga wayo mu Bushinwa bigeze kure, kuko akiriho yubakirwa ubushobozi ndetse no kuyihuza na banki. Nk'uko ugenda ubyumva rero, tukaba twifitiye amakuru y'impamo. Tukwizeza gusa ko mu kiganiro cyacu gitaha tuzaba dufite interview, cyangwa se dushobora turakurarikira kuzakurikirana ikindi kiganiro turiho duteganya kuzagirana na Manuel, aho tuzaba tumubaza ibibazo bitandukanye, experience yari mu Bushinwa, uburyo mu Bushinwa biteguye koko nyirizina, uburyo bafata abanyafurika, uburyo natwe ubwacu twifata kuri uyu mushinga, kugira ngo ibyo byose rero turusheho gukomeza kubihuzaho amakuru. Rero turabakunda. Iyi ni Otis Group TV, mu makuru atandukanye kandi yizewe y'umwimerere tuba twagiye tugashaka, kugira ngo wowe umupayoniya wese aho uri ukomeze ubona amakuru meza kandi yizewe. Utarakora subscribe n'ubundi wanayikora kuri iyi channel yacu Otis Group TV. Imana iduhana n'umugisha. Amakuru yacu nyine aba ari akagaruka, kandi muzi ko tukiri kumwe cyane ku makuru abatandukanye nyine avuga ku byinshi bya P network. Ariko nanone tukubwira ko nka Kigali Hot Market Limited ari company nziza ishobora kuba yagufasha kukugurira ndetse ikanagutwaza, ikakuzanira ibyo yagukuriye ku isoko bitewe n'ibyo ushaka kugura. Ndetse byumvikana ko n'uyu mushinga wacu wa P network igihe cyose uzaba utangiye kuba uhahisha ibintu bitandukanye, amafaranga ya P network, ibintu bitandukanye, ibi byose tuzajya tuba tubikuzanira hamwe na ibi byose nyine tuzajya tuba tubikuzanira bitewe n'amahitamo yawe. Kandi n'ubu ngubu ukeneye ibintu bitandukanye watubwira tukakwinjiza mu ibintu bitandukanye. Dufite groupe ya WhatsApp ibamwe abantu benshi bakurikirana ibicuruzwa byacu. Nawe uri interese watubwira tukagushyiramo, waba uri hirya no hino, yaba mu gihugu mu Rwanda cyangwa no hanze i Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Mozambique n'ahandi turagufasha cyane ukaba wajya ubona ibyo
bicuruzwa ducuruza hamwe na Kigali Hot Market, kandi mu mushinga wacu uri imbere twizera ko tuzaba turabafatanyabikorwa biza. Stay in touch with Kigali Hot Market Limited. Ikindi utarakora subscribe ibuka kuyikora kuri Otis Group TV, amakuru yose meza kandi y'agaciro ujye uyabona mu ba mbere. Imana ikomeze kuba umugisha, amakuru yo nakagaruka.